wa mugore yabikoze kwagorama ibirenge gahambe. Okay, grand frère. Thank you. So, ibi bintu yabikoze wa mbere iki cyumweru turimo. Kuwa mbere yafashe hoteli kwa Bamporiki mu Busanza. Urimo kunyumva? Ahamagara umukobwa barinjira banyura kuri reception izuba riva. Amushyira mu cyumba amukoreramo uyu mwanda muri kureba wose. Abantu muzi kwa Bamporiki, aha ni kwa Bamporiki muri hoteli zo mu Busanza. Sibyo ntabwo ari byo. Nguyu ya mpano. Urabona uyu muntu ahangaha muravuga ngo numurwayi uyu muntu ararwaye cyangwa akora ibintu abyishimiye nabishaka. Aranezerewe. Ndi kubabaza. Abantu muzi kwa Bamporiki mu Busanza. Muravuga ngo birabintu garanezerewe. Yes or no? Hari umuntu ubikora arakaye. Aranezerewe ko. Hariya ngo ni kubyishima. Ariko rero reka man ibi bintu. Hanyuma bacyandi bafungiwe iki? Niba uno mwana bizi neza ko wenda reka Jihad we mushyire ku ruhande. Reka mvuge Pazo nyirizina kuko niwe byakunzwe kuvuga yuko ari we waba warafashe iyo video akayisharinga abandi, sibyo? Mu byukuri niba ubizi neza yuko na Jihad kano kanye ikintu bari kumushinja ni video ya Yamana. Njyewe ndimo ndavuga uwo yavuze ko yakuyemo video muri telefone yiwe. Ariko Tesha nimba ni video pe arishimye pe ariko niba uzi yuko hari umuntu ufunzwe kubera yuko yakuye telefone yawe y'urukozasoni muri telefone nani video muri telefone yawe y'urukozasoni akayitanga, sibyo? Warangiza bakiriyo bagifunze nta numwe uratoraga nje nta nuwo barababarira ngatahe ukongera none ibyo bintu ukabikora nukabyikora nta no kuvuga ngo hari umuntu waje gufata none ukabyikorera ukabyikorera man gusa ibyo bintu biri crazy bro, biri crazy pe. Reka manze nkore tweet sha. Godfather yakoze ibiganiro 599 mutabariza avuga ati ibi bintu byakorewe uyu mwana ntibibaho. Kandi twese pe natwe yaje kureba mbere abaya fucking abo bakobwa kabyigumanira. That's okay kubera nta muntu you know. Ariko bro, why abishyira hanze bro? What the fuck? Guproving ariko bria abana baniga ibintu babamo nabyo bazi ibintu byo guproving wrong ngo nge ndarenze ngo ndanyaza ngo sinzi ibyo nkora ngo ibiki mipuri ngo sinzi ibiki bro. Erega ibyo kuba babivuga niba bivuge nyine ibyo ni ibyabo byo naribi. Hari gihe rego ubwira umuniga wawe ati nge ndanyaza akakubwira ati ariko wanyaje he wanyaje nde byagenze bitagahita werekana umwana nyine uri kumugirisha n'iki ni. Oya uretse gato bisa no kuvuga ngo ariko bari kotesha ndashobotse ariko wamana kotesha bawanywe ibi. Yes uri uri he? Kwa muganga. Ni ukiri? Nagiye kureba sheri wacu. Ameze gute? Bamushyizemo bomboni bro. Rero ngo nukuri kw'Imana. Oya niba ari bomboni bwoko ki? Ni bomboni z'abaganga babakire ni wamenye icyo zisobanuye. Nimwe bacomeka mu mazuru. Babimucometsemo niba bashaka ngakora iki simbizi. Mari mworohe neza. Nasohotse nicaye kuri ka gatebe bamwe bakira kuri reception bategereje kunyakira ngo mbabwire indwara ndwaye. Uhere ko yo mu mutwe. Ndetse mbabwira ngo mfite hangover. Okay, ariko se abantu banyu bamaze kumenya ko muri hano Brian. Ndikubaza. Yego njye wabanje bamwe baje kanongera sharing. Okay, ubu turi kuvugana urimo kunyumva? Ngiye kuzana umukozi wo kuri hoteli. Ngiye ngo Godfather nategura. Hagiye kuza umuntu udusobanurira akantu ku kandi. Nabwiye DJ ni nyamara Godfather rimwe na rimwe nubwo bamufata nk'umusazi nge nabonye ibintu akoresha birahenze. Umusazi ni wowe kasare byampa bukagasara bidakira ipfuga kuguru rero. Abantu bari bazi ko wikinisha bro. Ariko wamana afite imashini ya touch screen muri biro ye bro.
ubu Yamana agiye guhita yongera yigire ku kibuga cy'indege yigire mu Bubiligi ibi bintu batabikurikiranye ni ukuri kw'Imana ariko noneho wapi pe. ese wa mugani Godfather uyu mukozi niba ari bumwirukane bahu Ibyo byiwe urimo kumva so mutapinge screen Brian baba munasharinge live shaka musharinge live muyitange kuri TikTok kuri noza kuri Snap niyo mufite abantu nonge w'abantu baje nkeneye ko mbona Brian Natasha ku bihumbi 10 ubundi ntangira inkuru twagiye niko bimeze ese ntuza ari he mwabyukije Muyango akazanga akatubwira twaramutse Muyango ararwaye sheri ameze nabi. Okay, mutapinge screen abantu muri aho musharinge mukore kuri iyo goro nze mbere kora kuri gorteje kanze mubwire Muyango ko bari kumushaka live Muya bari kugushaka live keretse aciye amarenga kameze nabi bro kararwaye ariko gahunda mwayumvishe yuko inkuru bayibahibwira tugeze ku bihumbi 10 kandi ndacyari ku gihumbi bose ngeze ko ndi kuri turuwasi mana keretse nkweretse umuntu purani n'uwundi kidogo karembye gameze ko noneho wa mukire wanjye disi yagiye we mukire mami wanjye se ubundi amenya yaragenda bamwita bosiri ariko si ubu bosira aya masaha yaba ari masona iyi Muyango ari mu bitaro sheri ariko ntabwo ari ibya danje ararwaye nyine arwara nk'abasirikare ameze nk'umupapa mu musengere ngo yo muratangiye zukura abateka mutwe mwe muretse gasodaje wewe mumura musharinge live kandi munangire nubwo bucogo bwanyu ni mube mubunkiriraho nabwo ntari ntago ari we waba ushaka ubucogo aka kanya ariko mana nta nubwo ndi gushaka kumenya ko nijoro mfite akazi ntabyo nkeneye muri live mwe mwihanganye ko cyokoza mw'abantu mwe rero mu gihe tutaratangira inkuru ngo ivirwe imuzi reka mbabwize ukuri nimba hari ikintu cya mbere cyiza nabonye cyiza pe kirenze ni ukuva ku nzoga mana nta hangova ukabyuka nta hangova ukabyuka nta kibazo na kimwe ufite mungu wangu niba hari ikintu cyambabaje ni uko uba uvuye ku nzoga ntabwo yaziva Brian barakubeshya perereza papa mayi nka wari gukorera nkabibonera muri live mwe mwese gato tabiri muting abanza korora ariko uteshurungu muting mwihangane gato mwamba bari mukanyeza ku 5,000 tugakomeza mumugeze niba tabagezeho ntabwo ndi bukomeze inkuru batapinge ariko banabagezeho nkeneye ariko se abantu bari he muri iki gitoro mwatanze bonani mutapinge screen hanyuma munagereho tugende bundi ntangire nze mbereke tujye kuri version part 2 ariko buretse gatoya mbanze niyama abantu hano muri comment barimo baravuga ngo ibintu ngo byo kugambanirwa bro ubu mubona umuntu abyutse mu gitondo n'umutwe ubu mubona umuntu ari watermelon yikore umuntu nyine mubona abyutse mu iki gitondo nta kuryama nta gukora iki ngewe impamvu ndi kuri no live hari umushuti wanjye ufunzwe cyane hari impamvu ndi kuri no live mu iki gitondo hari umushuti wanjye ufunzwe uri mageragere ari kuzira yuko yasharinze video ya Yamana ngo y'abantu ngo bambaye ubusa noneho nyirayo kandi nonaha akaba ari kubyikirira live none se ngo ngiye murimo murambwira ngo kuri gushaka ubutabera ya ntabwo bivuga ngo gushaka ubutabera ariko Tesha umuntu agomba kuvuga
umuntu aba agomba kuvuga ibi bintu birakabije none basara akabikora abantu baravuye mageragere byaranibagiranye iyo ngiyo wenda ikazaza yitwa part 2 simbizi ariko abanabaho nababwire ngo bamu bucogocogo baranabunyicisha mumbabare mu mubuco nanjye ngo akarabyo ntako nkeneye ariko mana Godfather nawe ni baddest abafite amakuru yose Tesha uri kwisubiramo myutinga cyangwa uvuye wongera usubire n'ubu umuntu yandi kumva ndi kwisubiramo akusha undi mwana najya gukora bamukuyemo cya kintu cyongera umwuka yaracyacyambaye shu ubu turi kuvugana sasa rero ubu turi kuvugana yandi gukora tweet itabaza ubu noneho mugire nta miyaga gazi twagiye mugeze mutapinge ego ko ntuza ari imbere tesha ari imbere tesha bamusize inyuma nk'ikintuza Godfather nanjye napinge tapinga nyine oya wowe witapinga vuga Gusa amafaranga yanjye nagavaho sharinga sharirata sharinga tubice bicike ibyo kunenga tubinenge ni ukuri kw'Imana pe muduhe ikiganiro muri kumwe na Jay azaza next week nidutangira gukora Jay tuzakorana umva n'umushiti wacu ariko aratuzengereza we mana we ya mana ariko dore abantu ngabo muri comment bari kubyandikira yuko izo video niba ari izo video korejo bazibonye nako kwanza kuwa mbere ariko sha mwabahungu mwe nanjye reka mbanze mbakatire ndabyibutse mbonye umwanya ndabyibutse ndazamura abantu bagira ikintu bakora ibi bintu byanyu byo gushaka kwemezanya ibi bintu byanyu byo gushaka kwemezanya ariko se DJ kumwana buretse gato Tesha erega reka nkubwire we niba usabye umuntu wenda yarakwimye nyuma wenda akaza kuguha nuko ibyo bintu yabyiyumvishemo wigere rero kubigiramo intambara ngo ushake gufata amavideo kugira ngo ujye guprovinga long uri guprovinga long iki kari wowe ubizi n'umutima wawe ko ibyo bintu byabaye none ikibazo cy'abaniga banabifata manu umukobwa atabizi yego umukobwa ari muri Abanyarwandakazi ndababwira ko ibi bintu yampana bikora uyu mwana w'umukobwa biragaragara ibingibi inzego z'umutekano nizo ziri buze kubiprovinga ariko bigaragara ko yafashe uyu mukobwa atazi ko ari gufatwa amashusho urakoze cyane noneho Tesha noneho nanjye reka nkubwire Tesha nimba koko ashaka kwemeza niba ashaka kwemezanya nabibwira uwo mukobwa naribi abyohereze cyangwa se abiprovinge ngo uwo mukobwa nawe abizi kuki uri kujya gufata umuntu ariko ibyo bintu n'ubugegera ibyo bintu n'ubugome ibaze kugira ngo umuntu aze kugusura mujye mu cyumba muryamane umucunga agiye muri dusha cyangwa se arimo arisinga ari kureba muri garderobe cyangwa ari gushaka ikintu cyo kwambara wowe umufate video nurangiza usharinga abaniga bawe ngo urimo ngura ubwo se ubu se wasanga wenda bayibese cyangwa se ari muri break up n'umuji wiwe wenda akaza kugira ngo arebe yuko izo stress zashira warangiza nawe ukajya gufata ibyo anyways ya mano sa ubwo we kuki atatekereje ko wenda ibintu bimaze iminsi bibaye ari n'umuntu uje no kumutega koko ikindi kandi nabyo ari kuvuga ngo nukumutega uyu mukobwa we ibyo bintu abari gukorerwa byo nibiki niba abakobwa at the end of the day nibo bahura n'ibibazo shu urakoze nyine none ibaze ndagahura n'ibibazo nabigizemo uruhare ariko erega Brian diki ni zimwe usibye ko usanga imwe ifite imitsi 3 indi ifite 2 indi wenda ifite 5 ariko mwizina ariko uyu mwana ni muzima diki ni zimwe sheri usibye wenda iz'abahinde nizo zitandukanye ndumva warabonye nyinshi ego njye nagiye mbona nyinshi zitandukanye uva kwa muganga bakunsuzumi ndumva ndushye ndagupfa nacuyutse ariko Tesha nuko uri kubigira brag ariko man ibi bintu ntago ari sawa nese nyine barabigira ibyo nyine byihorere shu ariko ibi ntago ari sawa byo kuza gufata umuntu video atari man niba wiyaminiya ko nawe uwo mubeba kwemera cyangwa nawe mwemerana
noneho mani hari nk'icyana kiza kukureba ukakibwira ngo bebi ngo ngufate video ngo nzajye nyikinishirizaho kikajya kivuga ngo naribi cyakwizeye bro what the fuck. Tesha ibyo bintu bitandukanye no kumfata video nabizi. Nyine nibyo ndikubwira ukagenda uyereka abantu kandi umwana mwarabivuganye kwaje kwa pra. Tano n'igihe umwana mana bari no kubihakana avuga ati ngiye ibi bintu hoya rwose ntabyo nzi kumba umuniga yaragutamaje none ni nk'abaniga ugasanga umuniga ari kujya gutereta umukobwa ari kugenda yitwaje uwundi akavuga ngo ibi byiwe sinzi ngiye ngura mukobwa ngo twakundanaga ngo yari mfite umwanda sinzi uyu mukobwa twakundanaga ngo byagendaga gutya na gutya wagiye gutereta ujyanye izina wagiye wenyine ukajyana amagambo yawe y'urukundo cyangwa niba ufite imitoma ukagenda uri kuvuga wowe ku giti cyawe ariko buriya yabyerereje umupuri uvugisha byinshi. Hari n'igihe maze wica mama wawe ukavuga ngo mama njye amaze iminsi birapfuye mfite agahinda. mudarade Ugase umuntu wakwica nyina urumva iby'undi muntu waribi. Ngo niki kiba mu mupuri niki kiba mu mupuri. Namenya atari n'uburyohe guzarimo n'ishwajwe. Urishinyikira se ja. ariko mana Shida. akomana nk'uyu muntu ubuntutse koko nk'ubu bunuki kimwe Mwihorere, wadifata wagize modereta nkakwereka nkabanza nkakwereka Wicumura muri 2026. Noneho mani umuniga usaba umupura avuga ngo ni imfubyi n'umupura bihurirayo ko byose bihurira mu bushyuhe. atari oya nukuri abaniga basigaye bagira imico mibi yo kuvuga abakobwa nabi akabanza akagenda agasebya umukobwa Ataragerayo akamubwira nkumva ngakomeye nk'urukwi. igoma Ariko se we wa mukobwa ukomeye nk'urukwi ubu ujya ku musore ugiye gukora kumara gukira ikigo shida. akomana bambujije kurya ibintu ndyamye ariko Uzagaruka ku gaca no ku wa kabiri. Brian wamaye iyo prono mu izina rya Yesu Shadewo magahenge Okay. Buriya karame nenda ndikumva nakwiherera nkarira nakwibuka ko ubu turi kuvugana iyi nyamunsi ngewe ntabwo godifata nzigera niri na rimwe urimo kumva gusharinga iyi live munsharinga iyi live ariko shani mwongere musharinga Noneho sha Godfa hari n'igihe umuniga kubwira ngo reka kozeho bro gukozaho nawe urabibona ko ari tap and go agikozaho bikabyara video yo kwa bampora iki. mumvugire ngo video yo kwa bampora iki Oya bampora iki mukure muri ibi bintu yakoze hotel atazi bizayibera. ntuzayibonye promotion oya arimo aravuga ko ari hoteli na sari ikintu Yego bampora iki zajya gushinga hotel yarazi ko hari hazaba ibintu biki niki. urukumva ngewe rero ibi ufite hoteli ababizi ko ibyo bintu bigomba kubaho ariko nta byadana hoteli ni nuko turi kubivuga ngiye ntabwo ngiye turi gutanga amakuru gutya tuba tugomba gutanga amakuru arambuye afite details. Kuba umuntu wese waba wagiye muri hoteli waba yerekanye indangamuntu. Urakoze cyane. Ikintu kimwe nshaka kubwira bano bantu bo muri comment ndimo ndababwira yuko nta muntu ushobora kubyuka gutya mu gitondo ngo aze kuri live kuza kuvuga ngo numvise hano ziba zirimo kereka niba mwe bari kuzo live muzanyu mujya mukora za numvise zabambwiye zabagize gute urukumva so hano umuntu abari kuvuga babaye papa iyo turi kwamagana gutya ikiza urimo kunyumva ariko ye hanyuma ngo ibingibi tubyihorere ntabwo turi buze guceceka turatabaza urimo kunyumva ariko se bya binyamategeko biri babanyamategeko bari kuburana ba jihad ko bakabaye bari hano ko bakabaye bafatiraho ukuri kw'Imana Irene na Fatikaramu uretse gato harya yitwa Irene nde ni nimero cyangwa nyugo Irene nde harya yitwa Irene nde
muri ndahabi oya Oya. no kandi ngo iki ngiki na Tesha nzakuboroka mu buzima bw'Imana ariko mana kubingasiza gutesha uko wazamuka nubwo uri kwashagaraza nubwo uri kwashagaraza wapfuye kuzamuka ndi kukumva indezi Kiramani uyu niwe munzanire papa wanjye ampembe dore kwezi kwaruzu urakumva niwe Kiramani take urakoze kubunzamuriye ariko Godfather Kiramani ikindi kandi burashira mu gaciro ibintu Kiramani yavuze njye ntacyo narenza ariko rero Kiramani nubwo ntabyo uretse gato Kiramani burasi namwemeraga ariko buri ugiye murahira ngo nukuri kwimana ngo nagwa mwemeraga ngo nari muzi ngiye ntabwo ngiye nguyu Kiramani sinakabona avuganaga nawe ariko buri reka tukuri imbuto nzima ziragenda zikazikuriza umuntu yego nukuri pe umugabo ugenda mwumva ari umuntu muzima oya sheri Kiramani ni umuntu muzima cyane njye nageze aho ndanamubaza Nikira uri muzima ntabwo kuba ku muntu wa mbere umwaka ugashira urimo kunyumva buri muntu azavuga umuntu ko ari mwiza umuntu ntabwo ari mubi yego nukuri pe none njye urabona ukuntu ndi imbambare Godi niba hari umuntu njya mpfa kumva nyine kwa kundi nyine ubwira umuntu ngo uyu muntu ngo muhanure cyangwa se ibyo kuvuga ngo wigize ingare yakasha ariko umuntu arakubwiye ikintu ukacyumva ngo uyu Kiramani abamo Kiramani ashobora kuba ashoboye kandi ashobotse arashobotse pe ndize tukubyumvikana oya Kiramani sheri Kiramani ntuzongere no kumutekerezaho muganga baramushaka hari ibintu byakomeye Kiramani uri kuvamagara sheri mu mutinganya umva nuze we Godfather nimba bashiki bawe barabayeho abatinganyi bikakuramo umutima ariko sereka nkubaze Brian unyumve Tesha mu kanya mwise madamu yarankumbanyije mwise garamfurere ataho ngaho uri mu murongo muzima Kiramani ni umugabo niba Tesha hano muri Kigali wese umuntu wese witunze umuntu ndiyishyurira ndirwana undi mama nka ni papa ubundi ubu simfite n'abandi bagabo nka batanu ndusha n'ubuzima bwiza mu Kigali nkubaze Brian kubera iki mvuze ntuza Tesha ukangurukana Tesha ni inshuti yanjye ni best friend wanjye nawe nyine Kiramani waramutse wiriwe yego waramutse umwaka mushya kandi ntugatume tuvuga amagambo mabi imbere ya dadi reka dusenge Kiramani nyuma y'uko wumvishe ibi bintu byabaye mu by'ukuri nk'umwe mu bantu bari muri uru ruganda muri industry nyuma y'uko wumvishe ko ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru turimo umuhanzi y'ampano yagize gutya agafata umwana w'umunyarwandakazi akamushyira imbere akamushyirira no mu Busanza kuri hoteli yo kwa Bamporiki yarangiza akamutegeka kuvanamwo imyenda akamushyira kuri video call urabyumvishe wumvugize ubwoba mu nda cyangwa urumva ari ukongera impano n'ubumenyi mu busirimuka bwo muri uyu mwaka tutanyene 2026 ibyo boro rero ukuntu bimeze ni kwa kundi bajya bavuga ngo umujura n'uwafashwe ko urebye neza nka 30% kandi naho kubigira byinshi usanga benshi nabo muri hano bari kutureba harimo benshi baba bafite izo video z'abakunzi babo wenda ubwo y'amana rero bagiye hanze cyangwa se aruko bari umustar naho wunda benshi baba bafite izo video sinzi ibyo boro kugira ngo bizacike ariko bizacika demo bijya hanze simbaza utari guso anyway reka tubaza twumva cyangwa nago mwamusobanuriye nabyumvishije demo bijya hanze bamwe bakabihanirwa niko cyangwa se bikajya hanze bigasakazwa umuntu agaseba niko umukobwa azajya gukora ibyo bintu yabanje gucekinga akabanza nyine akita kuri icyo kintu kuko umuhungu akenshi abigufata agira ngo aze kwiyemera kuri bagenzi biwe dadi niwibagirwe ikijyanye n'uburyohe uburyohe gute nyine hari igihe umwana aryoherwa ibyo bya video akabyibagirwa Tesha rega akenshi ari ujya gusura umusore harimo ikintu cyitwa ko mugomba kuza kwiyakira akabamo kuba wabanje kujya hayi dadi Tesha yikuvana mu murongo kandi ndabizi neza ko utarasobanukirwa neza ibyo uri kuvuga nibyo pe umujura n'uwafashwe ariko ntago nibaza kuri
Godfather yego yego urukumva ikindi kandi ya mpano nimba ejo bundi hari bagenzi bacu cyangwa bagenzi be babifungiwemo urumva nimba yaragiye agafata ibintu bikarinda bigeraho n'abandi babifungirwamo kandi ari we wabizanye akaba yongeye urumva ko ari ikibazo. Okay, ikibazo bwoko kisaza cy'uburwayi cyo kubikora bishaka cyo none se Brian nanone wa mugani Daddy nawe natandukanye umukunzi n'umuntu uraho waje ngo mwibonanire bisanzwe. Mana wagiye kurema urema tashukurikije iki wakurikije iki mana wahereye wakurikije iki waya ntari we yibaza icyo yakurikije kuremera uramenye icyo yandemeye. Okay, umva Kirama. Yego. Yagusobanurira uko byagenze bace kubyumva. Urakoze. Ni ukuvuga ngo ya mpano yafashe inzira aragenda unyumve neza cyane. Ejo bundi kuwa mbere se nyuma ya bya bindi cyangwa byabaye ejo bundi kuwa mbere yafashe inzira aragenda no mu Busanza urimo kunyumva afata umwana w'umukobwa turi buze gukoresha Queen urimo kunyumva ndakumva afata umwana w'umukobwa turi buze gukoresha amazina ya Queen arangije aragenda no kwa Bamporiki afata uyu mwana w'umukobwa amushyira mu cyumba urimo kumva amushyira mu cyumba arangije kumushyira mu cyumba afata telefone ayishyira hariya amutegeka gukuramo imyenda urimo kumva arangije kumukuramo imyenda ubundi ahamagara inshuti ze za hafi urumva ubundi abereka igikorwa cy'uburyo umugani watesha arimo mu yandi magambo yahamagaye kuri video call yahamagaye kuri video call umwana amushyira kuri video call yambaye ukuri yambaye ubusa urimo kunyumva ntabwo noneho yafashe amavideo ngo yabike muri telefone nk'ibisanzwe kubika amavideo byaratindaga kujya hanze we yahise ashyira live ahita asakaza kuko iyo bavuze mu ruhame ni ahantu hahuriye abantu barenze umwe abantu babiri so we yafashe telefone aravuga ati ibyo gutegereza kugira ngo tuzamaze turi coding amanza ajye muri iCloud cyangwa muze mbahe live ibyo kuri coding yabonye bitinze ahita dukubita live. Ariko rero Daddy Gasuka kabavuye hano aratubwiye ngo hari urubuga rwitwa ngo OnlyFans ngo bacururizaho ngo amavideo y'urukozasoni. Ariko nkongera nkibaza se ya mpano iyo OnlyFans yayijyaho gute kandi abizi ko ari mu gihugu kitemerewe gukoresha ibyo bintu. So nkuko muri kubireba rero bwana Kiramani nkuko muri kubyitegereza hano ya hano kira kuri big screen twigeze dushidikanya kuko twagiye nk'abantu bashinzwe gukora nkuko uri kubyitegereza ahangaha ni mu cyumba yarari aha ni muri hoteli iherereye mu Busanza aho bita mubwire ko iyi ngiyi ari video wagiye ufatamo screenshot wirinze gushyiramo umwana w'abandi muza kwitegereza urabibona ko ari video ngaha urabona ko ngiyi urimo kunyumva ndakumva rwose. So nubyitegereza urabona ko ari ngiyi ya mpano arabikora yishimye turi kujya